Mu gihe ibirori byo gutanga impamyabumenyi ku barangije muri kaminuza y'u Rwanda basaga 8,321, radio na televiziyo Flash mu kugera mu karere ka Gakenke ahazwi nko ku Ryabaziri kugera mu mujyi wa Musanze rwagati, umubyigano w'ibinyabiziga wari wose, harimo n'abari bagiye guhabwa impamyabumenyi, bamwe bahisemo kuva mu modoka bakagenda n'amaguru kugeza naho bamwe basanze n'ibirori byarangiye. Ari nabo birangiye bakiri mu nzira, twaviriyemo imodoka twayisize inyuma y'umujyi gato kuko ntabwo twari gusiga hano, amasaha yari yanadufashe, kubera ambutiyaje nini, abantu benshi kuva kwa Sina Gerard, hari abantu benshi cyane umurongo, ntabwo imodoka yarengaga metero itarahagarara. Urabona kuva wenda nk'abantu baturutse za Rusizi nahe kugera hano biba bidukomereye cyane. Ariko bamwe mu bahawe impamyabumenyi basaba ko abazategura iki gikorwa nyuma yaho bajya bareba aho ibirori bibera hagati ku buryo horohera buri wese kuhagera. Ni imiterere y'Umusanze, urumva bamwe baba baturutse mu ntara zitandukanye, abenshi ntabwo bose barara hano, rero mu kuza hano naho ubwaho ni kure, uturutseho abantu bagiye batuye. Wenda bigiye bibera ahantu hasa naho ari hagati, bituma abantu bose bavuye mu ntara babasha guhurira mwaho badakoze urugendo rurerure. Muri rusange usibye imbogamizi bamwe mu bahawe impamyabumenyi bahuye nazo mu gutangiza impamyabumenyi, Minisitiri w'Uburezi yasabye aba barangije kuba b'ingirakamaro cyane cyane ku gihugu cyabo. Turabishimiye cyane kandi twizere ko aho mugiye hose, ari mu kazi, ari mu mashuri yisumbuyeho, muzakomeza gushyiramo umurava kandi mugakomeza gukorera igihugu cyanyu n'urukundo ndetse n'imbaraga nk'uko mwabikoze. 8,321 bahawe impamyabumenyi nyuma yo kurangiza mu byiciro bigiye bitandukanye muri kaminuza y'u Rwanda, biyemeje gukomeza gutanga umusanzu mu kubaka u Rwanda binyuze mu kazi bamwe barimo ndetse n'abazakajyamo. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.